Irutarimbana umugayo mu ruhame mu ruhanga rw'abagabo ngaserukana inganzo ngari garitse umuco nyarwanda ikabarubenga bigarama. Ariko nkawe musi ubushinzwe kugira ngo ufashe kuri za mpande bibiri. Aramubwira ngo sheri ngo uyu munsi ndakuraza, abantu bagaseka bakishima kandi sinabyo wenda mubwiye ariko kubera ko ubushaka ibishimisha abantu. Abateze amatwi Radio Rwanda isaa moya zuzuye hano muri studio za Radio Rwanda ikomereje ibirori ahazwi hano nko kuri Alarme. Muri aya makuru muri kumwe nanjye Dominique. Uko bigaragara ahazwi nko mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu, ubwo habaye ubukwe bw'uwitwa Sengiyumva Ndahiro Papi. BTN TV arakoze mugenzi wacu Valens Ndahiro Papi kutugezaho ayo makuru. Reka izindi nkuru tuzibaze mugenzi wacu Rugangura Gisere. Aya bafandimwe mwiza cyane Sugira Ernest amanuka cyane cengu wa mbere wa kabiri. Inshuti bakunzi ba Gitangaza TV turabasuhuje, turamenyesha ko Gitangaza TV ari channel yo kuri YouTube. Nkuko mubireba rero tubafite umutumirwa hano, sinshobora gutinyuka kubabwira amazina ye, araje yabibwirire mu nganzo ndetse no mu buhanga Imana yamuremanye. Ni karibu rero turakwakiriye kuri kamera za Gitangaza TV. Murakoze cyane inshuti bakurikiye Gitangaza TV. Ndabaramukije, nitwa Irutarimbana umugayo mu ruhame mu ruhanga rw'abagabo ngaserukana inganzo ngari garitse umuco nyarwanda ikabarubenga bigarama. Guma. Amazina yanjye nitwa Dusabumuremyi Theoneste, ndi umusizi utari umusigano. Aba rero ndi intore imbonezamihigo, abarizwa mu isibo yo gukunda igihugu, abandi mu ngamba y'indahangara. Guma. Nkuko mubireba kandi mumwumvise, ni umuhanga cyane, afite impano nyinshi zitandukanye. Agiye kutubwira zimwe muri zo, dore ko uyu munsi tutabivuga byose ngo tuzirondore tuzirangize. Murakoze cyane inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Gitangaza TV. Mwari bambajije impano mfite uko zaba zingana. Mfite impano nyinshi rero, mfite impano y'uburirimbyi, ndi umuhanzi. Nkagira impano y'ubuyemusi, kuyobora amakwe murabizi muri rusange. Nkagira impano yo kuba ndi umwisi w'amazina y'inka, mvuga amazina y'inka. Nkagira impano yo gusaba abageni ndetse no kubasabwa. Nkagira impano kandi yo kwigana amajwi y'abantu atandukanye. Kugira ngo ibyo biri mumwe mu mpano mfite. Nkuko mubyumvise kandi abibibwiriye, afite impano nyinshi zitandukanye. Ntabwo uyu munsi turi buzivugeho zose, tugiye kuvuga ku bintu nka bibiri gusa, ibindi tuzabiganiraho gutaha. Agiye kutubwira ku mpano ijyanye n'ubuyemusi ndetse no kuvugira inka. Uti njyewe mfite impano yo kuyobora ubukwe. Iyi mpano wamenye ko uyifite ryari? Murakoze cyane, ngira ngo iyi mpano nayitangiye kera kuko iba mu maraso yanjye. Kuva kera mfite nk'imyaka 9 nibwo twajyaga tujya mu bukwe. Yego. Turi abana, hari ibyo twakinaga bita ibikino. Yewe nabaga nyoboye ibintu by'amatiyatire. Yego. Bityo rero abantu bakankunda cyane mu bukwe kuko nari umwana ufite amagambo meza aryoshye kandi yo gusetsa abantu. Ubwo rero uko umuntu akuze akuza ingeso, ariko ingeso nakujije yari nziza niko mbyumva. Kuko abantu motivation burya ni ikintu kizamura umuntu. Kuko abantu bose barambwiraga ati courage, uyu mwana azi ibintu byinshi, azavamo umuntu ukomeye. Bituma rero